Reka tubifurize ibihe byiza bakunzi b'umuryango mugari wa Bizazi TV Rwanda. Bizaza ni umuryango wakira buri umwe wose aho yabava akagira, uri mu Rwanda, uri mu karere k'Iburasirazuba, uri mu bice bitandukanye by'isi. Umuryango mugari wa Bizazi TV Rwanda turabakunda cyane. Rero mwagiye mwumva kenshi na kenshi icyo bita family planning cyangwa se gahunda zijyanye no kuringaniza urubyaro mu mateka y'u Rwanda. Cyane cyane mu myaka ya vuba aha ngaha mwagiye mwumva ko leta nayo yagiye ishishikariza abaturarwanda kubyara abo ushoboye kurera bitewe n'ubushobozi ufite, ko batinda byara batatu, babiri cyangwa se umwe cyangwa se batanu. Rero nyuma yaho byaje kugenda muri uku kuringaniza urubyaro, leta iza kugenda ishyiraho gahunda zitandukanye zo kuringaniza urubyaro, bakoresha urushinge, abandi bagakoresha za pills cyangwa se ibinini, abandi bagakoresha uburyo bwo gukoresha agakingirizo. Ariko hari uburyo bwagiye bugaragarira uburyo ki ushobora kuba butera ibibazo, nk'igihe wakoresha agakingirizo none ugasanga ubyaye abana benshi, habayeho kwibaruka abana batageze ku bushobozi ufite. Rero hari n'ikindi kintu cyajeho kiri muri scientifique cyitwa castration cyangwa se nibyo nakita nko gukona, cyangwa se ku mubyeyi bakamukuramo nyababyeyi, naho ku mugabo bakamukuramo turiya duce dushinzwe kuba twayobora intanga cyangwa se icyo bita imiyoborantanga mu kinyarwanda cyuzuye. Ibyo rero byagiye kuba bikaba nk'igisubizo cyo kugira ngo byibura mu muryango nyarwanda habeho kubyara abana ushoboye kurera, habeho kubyara abana ufitiye ubushobozi bwo kuba barera. Impamvu rero y'ibyo ngibyo leta yagiye ibishyiramo imbaraga nuko mu myaka yashize wasanga umubyeyi afite abana 10, aho ugasanga abana bibiri mu mihanda, abandi ntibafite uko baryama, ntibafite uko biga. Leta rero bati nyaboneka niba wifuza kubyara byara abo ushoboye kurera, niba wifuze kuba warera batatu byara abo, niba wumva wari ufite ubushobozi warera babiri, bibivuga ngo. Rero nyuma yaho byaje kuba byakomera, aho uko kuringaniza urubyaro byakomeje no ku babyeyi, biza kugira ku babyeyi, umubyeyi bati akaba bakurwamo nyababyeyi, ndetse n'abagabo nabo haza gahunda yo kuvuga ati bagukuremo imiyoborantanga, ku buryo wenda igihe bagukuremo imiyoborantanga ko n'ubundi gukora imibonano mpuzabitsina birakomeza, ntabwo bicika. Niba bakuyemo imiyoborantanga ntabwo bivuze ko udakomeza gukora rapport sexuelle, n'ubundi rapport sexuelle urakomeza kuyikora, imibonano mpuzabitsina n'ukunda n'ushaka n'umwashakanye irakomeza kuba, ariko icyo kubyara kikavaho. Rero n'umugore nawe byaje kugera kuri urwo rwego, n'abagore nati natwe ariko ntabwo ari ngombwa kugira ngo dukomeze tubigukeneye. umugabo wenda byanze bitari gukunda, ariko ngewe bikaba bikunda tukabyumvikanaho, murayinkuramo. Byaje kugaragara rero ko muri uyu mwaka ubushakashatsi bwagiye hanze, bwo ikinyamakuru Nyarwanda cyasohoye inkuru ivuga ko mu Rwanda abagore bagera ku 3461 bakuwemo nyababyeyi. Abo bonyine nibo bamaze gukurwamo. Ese ni ryari umuntu akurwamo nyababyeyi? Se bigenda gute? Ese ni iyihe mpamvu yihutirwa yatuma ukuramo nyababyeyi? Umunyamakuru Brenda Mizero yanditse iyi nkuru ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere n'umwaka wa 2025, ayisohora hanze, ayiha uwo mutwe uvuga ayo magambo. Se ni ryari umubyeyi cyangwa se umugore ashishikarizwa kuba yagirwa inama yo gukuramo nyababyeyi? Ese bica mu zenzira? Ese arabyibwira cyangwa se we muri we yumva ko bigomba kuba gutyo gusa, cyangwa se agomba kubiganiraho n'abagize umuryango? Nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Bizazi TV Rwanda, ubuvumbuzi, siyanse, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, byose n'ahandi wabisanga atari kuri Bizazi TV Rwanda. Ukomeza ukore subscribe, ukoresha ku biganiro byacu tukugezaho bya buri munsi, ndetse na documentaire, ubuzima bw'isi, amateka y'isi, ibijyanye n'isi byose, ndetse n'ubukungu na politike tuzabiguha. Ubuzima bijyanye n'indwara zitandukanye, ibyorezo bitandukanye, tuzajya tuguha amateka yabyo, umenye n'igihe icyorezo runaka cyaze ujye wakirina. Nibikunda ukomeze ukore subscribe. Uri mu Rwanda, mu turere tugeze kuri 30, buri mu ntara enye n'umujyi wa Kigali, uri mu karere k'Iburasirazuba, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, Burundi, namwe kandi muri Kenya, Nairobi, amahoro. Abari Central Africa, Sudani n'ahandi, ubwo Afurika y'Epfo, Afurika y'Iburengerazuba n'iy'Amajyaruguru, mbaha ikaze. Mwe mukunda kudutera inkunga
muri Iburayi za Canada n'ahandi amahoro. Mbahaye ikaze mujyango mugari ukwiriye wa Biza TV Rwanda. Ikigo rero cy'igihugu gishinzwe ibarusha mibare ni isa gitangaza mu myaka 4 ishize ko no kuvuga kuva mu mwaka 2020 kugeza mu mwaka 2023 abagore bagera ku 3331 bakuwemo nyababyeyi babazwe bakoze icyo bita surgery bitewe n'ibibazo bitandukanye birimo kanseri, gukuramo inda mu buryo bwa amagendo n'ibindi bitandukanye. Irumva ni imwe mu ngingo ishobora kuba yatuma ukuramo nyababyeyi. Uraza kugenda wumva akantu ku kandi umunota ku munota ubizi kugenda kandi usobanukirwa. Gukuramo rero nyababyeyi bikorerwa umuntu bitewe n'ibibazo yagize mu myaka iba cyangwa se mu myanya y'imyibarukiro, bigafatwa nk'icyemezo cya nyuma cyo kurengera ubuzima bwo, kuko nta bundi buryo baba babyitayo cyangwa se baba bakita kuri ubwo buzima bwe. Nyuma yaho rero ntabwo umugore cyangwa se umukobwa aba azongera gusubira mu mihango cyangwa se ngo yongere gutwita ukundi cyangwa se kuba yakibaruka umwana runaka. Kugeza rero ubu rero imibare y'urwego rw'igihugu rushinzwe ibarurisha mibare igaragaza ko mu mwaka wa 2020 abakuriwemo nyababyeyi bari bagera ku 1138, naho mu mwaka wa 2021 abazikuwemo gato bagera ku 1152. Mu mwaka wa 2022 naho aragabanyuka cyane bajya kuri 385, naho mu mwaka wa 2023 bongera kuzamuka bagera kuri 886 bose. Abo nibo babashije kubakurwamo nyababyeyi. Ubwo nuteranya urasanga bihuye n'uwo mubare wasohotse w'imbumbe. Urubuga rero babita Healthline cyangwa se ni ikigo gishinzwe ubuzima mu muyoboro w'ubuzima, rukunze gucukumbura ibijyanye n'indwara z'abagore. Rwemeza ko zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umuntu bamukuramo nyababyeyi ari ibibyimba bizwi cyane nka myomes. Urabyibuka nigeze kubagezaho ikiganiro kigaragaza ibibyimba. Ubundi iyo tugeze muri kategori z'ibibyimba, hari ibibyimba byimuka, hakabaho n'ibibyimba bikiri bitoya bitimuka. Icyo gihe ni ukuvuga ngo benign tumors ndetse na malignant tumors. Ni ngo ibyo bibyimba babikira ahantu hamwe bikiri mino, niko natwabyita, bikitire byakura. Icyo gihe wakibaga, icyo kibyimba wakibaga ukagikuraho, gishobora kuba cyazamuka kizavamo na kanseri. So n'ibindi bibyimba byamaze kuba malignant tumors nuko byamaze gukura. Iyo bimaze gukura bikagera hejuru bishobora kuba byatera effect runaka. Hari ibyera bigafata mu myanya y'imyibarukiro, bigafata ku gifu, bigafata muri za nyababyeyi, bigafata ku miyoboro ntanga. So icyo gihe rero izo tumors zishobora kuza gutera uburwayi runaka, bukabyatera gutera kanseri. Rero ibibyimba bikunda gufata abagore cyane bitwa myomes. Mu by'ukuri rero ngo ibyo bibyimba ntabwo aba ari kanseri. Icyakora niyo abantu basanganywe nka kanseri y'inkondo y'umura cyangwa se iza muri nyababyeyi imbere, iyo rero bazibonye hakiri kare zikorwa ubushoboka byose bamaze gukora surgery ziba zakurwamo cyangwa se kukubaga. Zirarengerana rero iyo zitakwemo basanga zabaye excess. Hafatwa rero umwanzuro w'uko ufite icyo kibazo akurwamo nyababyeyi muri rusange. Ni ukuvuga ngo nababwiye mu kanya niba mwumvishe ukuntu development ya tumors kugira ngo kanseri ibeho n'akantu gato cyane kagenda gakura. Iyo kagenda gakura kagashoka kakafekta umubiri wawe wose, ariko by the way iyo kakiri muri development kakiri benign kabarwa kagakurwamo bityo gakomeza kugira ubuzima. Rero nk'iyo myomes rero zimaze gufata amayums yamaze gufata muri nyababyeyi, nta kindi gisubizo cyaboneka usibye kukubaga. Anyway, urumva gishobora kugenda ugasanga uruvurwa buri munsi, uratakaza imiti ya buri kanya, amafaranga, economy zawe zikasubira inyuma kubera amafaranga urutakaza. Agahitamo kubata rero kugira ngo umeze ntakaze amafaranga, umuryango wanyu usubira inyuma, nimo yingurimo. Rero indi mpamvu nuko hari igihe umuntu aba ari kubyara nyababyeyi igaturika, igasandara, igashwanya gukora icyo bita bursting.
igashwanyuka cyane ku buryo kongera kuyiteranya biba bitagikunze. Icyemezo cya nyuma kiba nuko muganga agufasha kuba yayikuramo igihe ubyemewe hamwe n'umuryango wawe. Gukuramo rero inda mu buryo bw'amagendo ndetse nabyo biri mu biteza ibyago byo kuba umuntu yakurwamo nyababyeyi burundu, bijyanye n'uko rero abamuhaye iyo serivisi itemewe baangirije urwo rugingo. Akenshi iyo gukuramo inda biri muri process, ni ukuvuga ngo ubu kuri icyo bita ni ukwica umwana ukamukuramo mu gihe muganga ataguhaye uburenganzira cyangwa se mu gihe muganga atakuritse uburyo ki bigomba gukorwa. Magendu rero nuko akenshi bakoresha ziriya product ziri natural, iriya miti, ibyatsi biba bitandukanye. Nababwiye ko rero mu byatsi biba birimo produit chimique cyangwa se chemical product ziri strong kurusha umubiri wawe. Akenshi rero izo chimie produit ziba zi strong, iyo umubiri uziriye rero usanga zigiye kwafekta ibyo bice bya rugande kandi babyoroshye. Kandi rero bira bice zira organ zishinzwe kubyara cyangwa se zira miyoboro y'izira organ zishinzwe muri reproduction ziroroha cyane, ziri simple, kuko iyo ushizemo iyo product akenshi iyo umubiri wawe utari resistant cyangwa udafite imbaraga mu kuba wahangana n'izo product urahashwanyaguza. Ariko nk'iyi miti yindi muganga we yakwandikiye nuko abavuga ngo hari dose runaka, hari dosage, ibiro runaka uba ufite, imyaka ufite, so turaguha dose ingana gutya kugira ngo wenda iyo ndivemo. Ariko nk'abare baganga bavura amagendo bakoresha ibyo byatsi n'ibindi bya gakondo, akenshi ntabwo bafite probability cyangwa se calculations ziri doje cyo yakubwira ngo turaguha doze ingana gutya, nta nubwo bakoze consultation igaragaza ngo wenda ibipimo ufite, ibiro ni ibi ngibi, mfite imyaka iyi n'iyi, ndeshya gutyo. Bityo byakagufasha kugira ngo bamenye doze baguhereza y'umuti ugomba kuba wafata. Umugore rero wabyaye akava cyane bikurizamo kumukuramo nyababyeyi cyangwa se wakuyemo inda akava cyane. Iyo rero umugore cyangwa se umukobwa bamukuyemo inda bakava cyane, bituma nyababyeyi zabo zikurwamo nyuma y'amasaha agera kuri 28 bava cyangwa se bamaze kubarwa muri rusange. Nubwo rero akuwemo nyababyeyi aba atagishoboye gutwita, abaganga bemeza ko uwo muntu baba bakifitemo intanga, bivuze ko ashobora kuba kubyara hifashishijwe ikoranabuhanga. Bimwe byo rero byo kuvoma umuntu intanga bakazishyira ubundi ugomba kuba yamutwitira. Urumva nabyo n'indi tekinoloji igezweho. Ntabwo kumva ngo simbyara kandi intanga zanjye zirakora ariko wenda ibice mfite ntabwo byemera kuba nabyara. So icyo gihe bafata intangangabo zawe cyangwa se intangangore zawe, bayita ku bagore bafite intangangore bakaba bazi producinga, bakaziprocesinga, then bakaba bazinjectinga mu wundi muntu ku buryo ki at any time agomba kubyara ukavuka umwana wakaba yavuka. Rero muri Kanama rero umwaka wa 2024 nibwo buryo bwo kuba umuntu yatwitira undi bizwi nka surrogacy binjijwe mu mategeko y'u Rwanda. Bikorwa kandi hafatwa intanga z'umugore ndetse n'umugabo zigahurizwa muri laboratoire, hanyuma isigaye rigashyirwa igi cyangwa se iriya ovum cyamaze kuba fertilized egg rigashyirwa muri nyababyeyi y'undi mugore agatwitira ba nyirazo. Ubu rero umuryango ushobora kugirana amasezerano n'undi muntu akagutwitira umwana akazavuka ari uwabo. Nk'uko rero bihamywa n'itegeko rigenga abantu n'umuryango ryasohotse kuri 30 Nyakanga 2024, riteganya ko abashyingiranywe bashobora kuba bakora ibishoboka byose bakaba bakora ubwo buryo bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ya orm fertility. Kigaragaza ko byibuze muri mwaka haba ibyo bikorwa bigera kuri cyangwa se haba ibyo bikorwa bigera ku 4,000. Uretse kandi
abakuriwemo nyababyeyi. Imibare ya NISA cyangwa se urwego rw'igihugu rushinzwe ibarurishamibare igaragaza ko ibikorwa byo kubaga umuntu bijyanye n'indwara z'abagore cyangwa se iz'ababyeyi babazwe mu mwaka wa 2023 ari bagera ku bihumbi 75,500 ibihumbi 75 n'abantu 158 bavuye ku bihumbi 80 n'abantu 45 mwaka wa 2022. Mwaka wa 2021 rero hari cyangwa se bari ibihumbi 77 n'abantu 600 n'abantu 694 mu gihe mwaka wa 2024 ababyeyi babazwe bari ibihumbi 70 n'abantu 200. Muri kandi harimo ababyeyi babazwe bagera ku bihumbi 70 n'abantu 90, naho mu mwaka wa 2023 nabo no mu mwaka wa 2022 bari bagera ku bihumbi 73 n'abantu 446. Mu mwaka wa 2021 ari bageze ku bihumbi 73 n'abantu 377, naho mu mwaka wa 2020 bari bageze ku bihumbi 65 n'abantu 329 muri rusange. Ababazwe rero kandi ibibyimba byo muri nyababyeyi mu mwaka wa 2023 bangana n'abantu bagera kuri 764 nibo babazwe kubera ibibyimba biri muri za nyababyeyi. Aba kandi babazwe ibibyimba nabo kandi bariyongereye cyane kuko mu mwaka wa 2022 bageze kuri 450, mu mwaka wa 2021 ari 645, mu gihe mu mwaka wa 2020 bari bageze kuri 568. Abandi kandi babazwe mu nda yo hasi bitewe n'indwara zitandukanye, wenda nko gukuramo ibice runaka, bariyongereye cyane aho mu mwaka wa 2023 bari bageze ku bihumbi 2 byose bavuye ku bantu bagera ku 1154. Mu mwaka wa 2022 kandi mu gihe mu mwaka wa 2021 bari bageze kuri 548, naho kandi mu mwaka wa 2020 bari bageze kuri 533. Ibyo ngibyo byagiye bigaragaza uburyo ki abantu bagiye babaza. Mu mwaka wa 2023 ababazwe hakosorwa ibibazo byo kujojoba cyangwa se kuva cyane, bari bagize kuri 111 bavuye ku 136 mwaka wa 2022. Mu mwaka wa 2021 ababazwe kandi kubera indwara yo kujojoba bari bageze ku 199, nabo bavuye kuri 209 babazwe kubera icyo kibazo mu mwaka wa 2020 bagiye bagira. Abagore kandi babazwe hashakwa imbaraga zifasha mu gutahura niba bafite indwara runaka nka kanseri n'izindi. Mu mwaka wa 2023 bari bageze kuri 789 bavuye kuri 499. Mu mwaka wa 2022 mu gihe mu mwaka wa 2021 bari bageze kuri 515, naho mu mwaka wa 2020 bari bageze kuri 511. Ni mu gihe rero kandi ababazwe bitewe n'izindi ndwara z'abagore ariko zitangajwe bari bageze kuri 518. Icyakora bo baragabanyutse cyane impamvu nuko umwaka wa 2022 abo bangana n'igihumbi 375 bavuye ku umubare ugera ku 1158 mwaka wa 2021. Mu gihe kandi mwaka wa 2020 aho bari bageze kuri 1918. Mu rwego rero rwo kwirinda ko bizigera aho bakurirwamo nyababyeyi, abaganga bavuga ko ahantu hakwiriye kujya kwa muganga hakiri kare hagakorerwa icyo cyangwa se bakareberwa ibyo bibazo byo kwirinda kugira ngo byibura barebe ko ubuzima bwabo bwagenda neza. Ngayo nguko rero nyamuneka mujye mushishoza ku ndwara runaka zitandura, muramenye n'uburyo ki wakwirinda igihe rero wumva ko inda igiye kuvamo jya kwa muganga, igihe kandi wumva ko ushobora kuba ufite ibimenyetso runaka by'ibibyimba
wagana muganga akaba yagufasha. Nitwa Eric Nshimimana, komeza ukore subscribe, nta yindi nteguza nawe ubutaha.